afite nani mani ni mwazanye ibishimbura hari ibishyimbo bimeze neza. iki cyayi kigura ngahe mwana ya special ibishyimbo bizana imani imeze nabi y'imikino ya televiziyo 300 ese tujya kwitsamura se ni corona astaghfirullah alhamdulillah je naripimisha sasa mufite ikimana hari ibishyimbo uteye abantu umugongo bana hari umuntu ari umushahande babwire abari umushahande kwirebera hari ibishyimbo bya special bimeze neza biryoshye hari ibishyimbo bya special birimo iki birimo amagise oya ni ibishyimbo bikaranze birimo pavuro karoti bikaba special n'inyama leta mufite icyayi mufite umusaza ari umusaza ukozwe n'ikimana harimo tangawizi wabwiye ngo yanyoye umusaza hano ngo ariko ngo umusaza ngo ni kila kitu cyo cy'umusaza kiba kimeze neza none se ngo gikora iki ko abatipe bahanze aha bavuga ibintu gahunda ni yindi ubaye wacitswe na Friday isi tuba muto tuhababereye ibyo tuba twabonye ibyo tuba twarebye hano mu rugo iwacu natwe turagaruka tukabibasangiza ndetse tukarushaho kuryoherwa nibiba byanyuze muri Friday iba buri wa gatanu kuri RTV ikayoborwa na Gitego Bisoso ndetse na Anita. Rero wakwibaza uti aha Friday itarimo Anita yari mezeti. Mukurikire neza amashusho tugiye kubereka, mukurikire neza amashusho turi kugendane nayo muri kino kiganiro cy'uyu munsi cyangwa se mu byo twabonye muri uyu munsi muri Friday muraza kureba uko byari bimeze ubwo Anita Pendo atarahari. Bajya bavuga ngo iyo mukora muri team umwe akaburamo icyuho cye kiragaragara, ariko nababwira ko kuri uyu munsi wa none, kuri uyu munsi wino Friday y'uyu wa gatanu w'iyi tariki 19 z'ukwa kabiri, nababwira ko icyuho cya Anita kitigeze kigaragara na gato. Nkuko bisanzwe bimenyereye bano baba bafite udushya twinshi tugiye tutandukanye, nkuko mumaze kwimenyera yuko bano bafite udukoryo baba bafitemo udushya muri buri kiganiro bagenda bakora. Uyu munsi rero ntago bongeye kudutenguha, bagarutse umwambaro w'abasilamu, bagarukanye za capati, bagarukanye bya bishyimbo by'inyamirambo, bya bishyimbo byo mu biryogo. Ndabizi hari benshi mu bikumbuye, hari benshi mukumbuye kwicira mu biryogo muri kurya uducapati, muri kurya ibishyimbo. Uyu munsi wa none Gitego ndetse na Bisoso bongeye kubakumbuza za capati, bongeye kubakumbuza bya bishyimbo. Ndabizi mwe mwese aho muri mu Rwanda, aho muri hatandukanye, yaba mu hanze y'u Rwanda, yaba hakurigiyo ibwota amasimbi, nimba warabaye mu biryogo, ikintu cya mbere uzi izino capati, bino bishyimbo biri mu bintu uzi, biri mu bintu waba waragiye wumva, waba warariyeho utarabiriye hari n'undi wabyumvanye. Nkuko mibona nta kindi kiba kigaragara, nta kindi tuba ari udushya gusa. Ubaye wacitswe na Friday tuba tuhababereye, tuba duhari tubakurikiranira kuri screen yacu, tubarebera uko biba bimeze. Twebwe ntago tuba tubikurikirana gusa, ahubwo tuba turi kuryoherwa nibiba bitambuka, tuba turi kuryoherwa n'ibyo bano bagabo babiri n'umukobwa umwe nako n'umudamu baba bari gukora. Ese nawe aho uri ujya uryoherwa na Friday isi tubamo? Nta kindi tubagezaho, ni byinshi muba mwaragiye mucikwa nabyo, ni byinshi muba mutaragiye mumenya, cyane cyane kuri Friday yoho naka tazacika hano, ni akatazabura hano. Tuzajya tubakurikiranira, tuzajya tubereka byinshi bitandukanye mu gihe mubaye mutayibonye, mu gihe mubaye hari byinshi mwifuza kumenya, uko bari bambaye atari mu mafoto nuko bitwaraga, byose mugenda mubibona hano kuri isi tubamo, ngisi tubanamo, dufatanyije na RTV, dufatanyije na RBA. Ibi ni byo badushyiriyeho kugira ngo twebwe abanyarwanda, twebwe abakurikira RTV, twebwe abakunda RTV tukomeze kuryoherwa n'intangiriro za weekend, kugira ngo tubashe kujya muri weekend tumeze neza. Bavandimwe b'abasilamu, bavandimwe mukunda kwambara ino myenda, rero bano bavandimwe bacu natwe batwibutse. Imana ibahe amahoro n'imigisha. Iyi ni isi tubamo, ni isi tubanamo, ni isi y'abanyarwanda, ni isi y'abakunda entertainment.
komeza uryoherwe n'ibyabereye muri Friday Fright. Ubaye wayibuze, ubaye wifuza kumenya ibyabereyemo n'ahandi uzajya ubisanga ni hano. Stay touch, stay subscribe.